turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Turacyavuga imbabazi z'umubyeyi, inshuti z'umusaraba. Turacyavuga imbabazi Imana itugirira. Dusabwa natwe kugira imbabazi nk'uko bisanzwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo dufite Imana itubabarira, dufite Imana idufitiye impuhwe, dufite Imana itugirira neza, iyatubyaye yakarama ikemera ko tuba abana muri bya bindi byose tuba turimo, ikabyirengagiza. Iyo niyo ndimo kukubwira. Ndakubwira imbabazi z'umubyeyi, ndagusaba ko wayegera, ndagusaba ko wakwibuka ko kumenya ko uri umwana kwa data. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi, imbabazi zirenze ababyeyi batubyara, imbabazi zirenze izo tugirira abo tubyara, imbabazi zirenze, ntago mbizi ukuntu uko nabikubwira, Mwuka w'Uwiteka arusheho kubigusobanurira. Ndavuga imbabazi z'Imana, ndavuga Imana imbabazi kugirira. Nkubwira ngo wowe yigarukire gusa, yigarukire urore ukuntu iri buguteteshe, yigarukire urore ukuntu iri bugukunde, yigarukire urore ukuntu iri bukubwire amagambo ahumuriza umutima, yigarukire urore. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi. Reka nsoze nkubwira ngo imbabazi z'umubyeyi, twabwiwe ngo unesha niko ijambo ritubwiye mu bice 21 n'umurongo wa 7, ngo unesha azaragwa byose. Azaragwa byose. Wa mwana w'ikirara twavuzeho ubushize we yahaweho umugabane we, ariko azaragwa byose, byose birimo iki, birimo n'ubugingo. Ngo nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Muharanire kugira ngo tube abana b'Imana, turwanirire kugira ngo tube abana b'Imana, tugerageze uko dushoboye kose kugira ngo tube abana b'Imana. Uwampa mukaba abana b'Imana mwese. Ndabinginze, ndakwinginze niwumva ubu butumwa buturutse ku Mana, wongere wisubiremo, umenye neza ko uri umwana w'Imana. Ugarukira Imana nayo irakugarukira, uyegere irakugirira neza, kandi iratubwiye ngo unesha. Ntabwo twananesha twebwe tutayifite, ahubwo niyo ituneshesereza. Ndakwinginze ukora uko ushoboye kose, ugarukira Imana. Imana yo mu ijuru irakugirira neza, irakugirira neza, iraguha umugisha, irakuraga byose. Kandi utarava no muri iyi si, utarajya no mu ijuru, muri iyi si ibirimo byose ni ibyawe. Garukira Imana urore ko itabiguha. Urakoze kumva ayo magambo, nizeye kuri buyashyire mu bikorwa. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana y'agakiza, Mana yuzuye imbabazi no kugira neza, Mana isumba byose ikanashobora byose, Mucunguzi murengezi mwiza, twongeye kugushima kubw'imbabazi watugiriye, twongeye kuguhimbaza kubw'impuhwe zawe za buri gihe, udahwema nyir'icyubahiro kutugirira. Ndakwinginze ngo buri muntu wese wumva aya magambo, Papa, Umwuka wawe wera amanuke arusheho kumusobanurira, kugira ngo yakire imbabazi zawe. Mucunguzi wanjye, uziduha uko bwije n'uko bukeye, ariko mwami umwanzi akaturiganya ntidushobore kwakira imbabazi. Urakoze, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu turasenze, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza.